Bibiliya, Tanakh ndetse na Quran. Ibi bitabo bitandukaniye kuki? Ubushakashatsi bugaragaza ko imyizerere yose iri mu isi 80% ari imyizerere ikoreshwa n'ibyo bitatu tuvuze. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ibi bitabo bitandukaniye kuki, kugira ngo niba uri uwemera igitabo kimwe ukakirutisha ikindi, umenye n'iki gitumye kimwe gihakana, n'iki gitumye uhitamo ikindi. Kuko murabizi ko abo twatangiranye turi mu rugendo rwo kumenya ukuri. Uyu munsi turi ku ngingo yibaza ngo ni ikihe gitabo twashakiramo ukuri. Tutizimbye mu magambo, tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu ibi bitabo bitandukaniyeho, yaba Bibiliya, yaba Tanakh ndetse na Quran. Itandukaniro rya mbere ni ikintu cyitwa amadini abikoresha ndetse n'indimi ibi bitabo byanditswemo. Duhereye nko ku gitabo cya Quran, ni igitabo gikoreshwa n'idini ya Islam ndetse cyanditswe mu rurimi rw'Icyarabu nk'uko intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, yagihawe mu rurimi rw'Icyarabu, cyane ko ari narwo rurimi Muhammad yavugaga, hanyuma aza kurwandika. Hanyuma aza kwandika Quran mu rurimi rw'Icyarabu. Hanyuma twagera ku gitabo cya Tanakh. Iki gitabo cyanditswe mu ndimi nibura ebyiri zitandukanye, bitewe n'indimi abo banditsi babyanditse babaga bavuga. Ni ukuvuga ngo muri Tanakh tubona ko ururimi rwiganjemo ari Igiheburayo, kuko abantu benshi bagiye bayandika bavuga urwo rurimi rw'Igiheburayo. Hanyuma tukabona ko hari n'ahandi ibitabo bimwe na bimwe nka za Daniyeli n'ibindi byagiye byandikwa mu rurimi rw'Ikinyarameya. Hanyuma tukagera ku gitabo cyitwa Bibiliya. Iki ni igitabo gikoreshwa n'Abakristo cyangwa se imyemerere ya Gikristo. Kikaba ari igitabo n'ubundi tubonamo Isezerano rya Kera n'Irishya. Isezerano rya Kera twabonye ko ibitabo biri mu Isezerano rya Kera rya Bibiliya ari nabyo bitabo biri mu gitabo cya Tanakh. Ni ukuvuga ngo rero iyo turebye Isezerano Rishya tubona ko ryanditswe mu rurimi rw'Ikigiriki, twagera mu Isezerano rya Kera tukabona ko ryanditswe mu rurimi rw'Ikinyarameya ndetse no mu rurimi rw'Igiheburayo nk'uko twabibonye kuri Tanakh. Impamvu biri muri izi ndimi ni uko abanditsi bagiye babyandika izo ndimi bavugaga. Iryo ni itandukaniro rya mbere. Tubonye ko Quran yari yanditse mu Cyarabu, tubona ko Tanakh yanditse mu Kinyarameya ndetse n'Igiheburayo, tubonye ko na Bibiliya yanditse mu Kinyarameya, Igiheburayo ndetse n'Ikigiriki. Itandukaniro rya kabiri ni igihe ibi bitabo byagiye byandikirwa. Duhereye kuri Bibiliya kimwe na Tanakh, kuko twabonye ko Tanakh ibitabo biyigize nibyo bitabo n'undi bigize Bibiliya, Isezerano rya Kera. Uvuga ngo Isezerano rya Kera iyo ukoze ubushakashatsi usanga ko ryatangiye kwandikwa mu mwaka w'1200 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Urumva kera babaraga basubira inyuma, 1200, 1100, 1900, 800, gutyo gutyo kugeza bageze muri 0 igihe Yesu Kristo yavukaga. Urumva ko ugiye kubara igihe Bibiliya y'Isezerano rya Kera cyangwa se Tanakh yandikiwe kugeza uyu munsi, wafata imyaka 1200 ugateranyaho imyaka 2025 bitewe n'igihe uri kurebera iyi video. Urumva ko tugiye kureba igihe Bibiliya y'Isezerano rya Kera cyangwa se Tanakh imaze, wasanga ari nk'ibihumbi 3225. Urumva ko ni igitabo gikuze ndetse gikuze cyane. Hanyuma twagera kuri Quran, tubona ko ari igitabo cyatangiye kwandikwa muri 610 kugera muri 632. Icyo ni igihe intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, yahabwaga ayo magambo cyangwa se ubwo butumwa agenda bushyira muri Quran ariyo dufite uyu munsi. Ariko uko yagendaga yandika ntabwo ari uko byateruwe ngo bishyirwe muri Quran, dore ko ubushakashatsi bugaragaza ko inyandiko ya mbere ya Caliph Abubakar yanditswe mu mwaka wa 632 ndetse kugera muri 634. Gusa nanone saho byarangiriye, kuko yaje kunononsorwa n'umugabo witwa Caliph Uthman mu mwaka wa 650 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Urumva ko rero twabona ko Tanakh cyangwa se Bibiliya y'Isezerano rya Kera niyo ikuze cyane kuruta ibindi bitabo byose. Ndetse twakongeraho Isezerano Rishya. Isezerano Rishya ryo ryatangiye kwandikwa muri za 50
nyuma y'uko Yesu Kristo yari amaze gupfa ndetse akazuka. Iryo rikaba itandukaniro rya kabiri igihe ibi bitabo bimaze. Itandukaniro rya gatatu ni ikintu cyitwa imiterere y'ibi bitabo. Ni ukuvuga ngo duhereye nko kuri Quran, igitabo gikoreshwa n'idini cyangwa se n'imyemerere ya Islam, ni igitabo kigizwe na sura 114. Ku batazi sura twavuga ko ari nka chapters cyangwa se sura ni nk'ibice. Nkuko tuvuga ngo muri Bibiliya turasoma muri Matayo igice cya mbere, muri Quran ho tuvuga sura ya mbere, sura ya kabiri, zigiye zifite n'amazina. Ni ukuvuga ngo rero muri Quran tugiramo sura 114 zikaba zitondetse bitewe n'uburebure zigiye zifite. Ni ukuvuga ngo zitondetse kuva kuri sura ntoya kugera kuri sura ndende, niko zigiye zitondetse. Hanyuma tukagera ku gitabo cyitwa Tanakh cyangwa se ibitabo tubona mu isezerano rya kera rya Bibiliya. Ni ibitabo bikasemo nk'ibyiciro nka bitatu. Icya mbere ni icyitwa Torah, bigizwe n'ibitabo 5 Mose yanditse. Igice cya kabiri ni ibyitwa Nevim, ni ibitabo byanditswe n'abahanuzi, ni ukuvuga ba Eliya, ba Yeremiya n'abandi n'abandi. Tukagira n'ikindi gice cya gatatu aricyo cyitwa Ketuvim. Iki ni igitabo cyangwa se ni igice noneho gihuriyemo ibitabo by'ubusizi n'iby'ubwenge, niho tubonamo za Zaburi, tukabonamo ibitabo by'imigani n'ibindi bitabo by'ubwenge. Ibyo nibyo bice bitatu bigize igitabo cya Tanakh. Twagera kuri Bibiliya yo twavuga ko igabanyijemo nk'ibice bibiri, igizwe n'isezerano rya kera ndetse tukagira n'isezerano rishya. Tukabonaho isezerano rya kera rihanura umuntu ufite ubudahangarwa cyangwa se umukiza uzaza gukiza abantu. Tubona ko ari we wiganje mu isezerano rya kera. Isezerano rishya tukabona ko uwo muntu w'umucunguzi noneho aba yageze ku isi agakora, ndetse n'abanditsi bagakomeza batubwira ingaruka byatugezeho. Iryo rikaba itandukaniro rya gatatu ritandukanya ibi bitabo. Tubonye ko Quran iba ifite ibice 114, tubonye ko Tanakh ifite ibice bitatu, ifite Torah, ifite Ketuvim, ikagira na Nevim. Hanyuma tukagira na Bibiliya nayo twabonye ko ifitemo ibice bibiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Iryo ni itandukaniro ry'ibyo. Itandukaniro rya kane ni abanditsi bagiye bandika ibi bitabo. Duhereye nko kuri Quran twarabibonye mu nyigisho zagiye zibanza, twabonye ko Quran yanditswe n'umugabo witwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Akaba yaratangiye kwandika iki gitabo hagana mu mwaka wa 610. Bivugwa ko yatangiye kubona irihishurirwa ngo abihishuriwe na marayika w'Imana Gabriel igihe yari ari mu buvumo bwitwa Hira muri Maka. Ni ukuvuga ngo ni muri Saudi Arabia ya none. Ni ukuvuga ngo rero amateka avuga ko marayika Gabriel yagiye ahishurira Muhammad igihe yari ari muri meditation muri ubwo buvumo bw'umusozi wa Hira, ni ukuvuga ngo ni Maka. Aho ni naho Muhammad yabaga, niyo mpamvu ni Maka haje kuba ahantu hatagatifu. Ibyo tuzagenda tubigarukaho mu yandi mateka, gusa Quran yanditswe na Muhammad guhera mu mwaka wa 610 kugera mu mwaka wa 632 nyuma y'ivuka rya Yesu. Hanyuma iyo tugeze kuri Tanakh yo yanditswe uhereye mu myaka 1200 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Igenda byandikwa n'abanditsi bagiye batandukanye. Twavugamo nka Mose wanditse Torah cyangwa se ibitabo 5 bibanza, yaba mu isezerano rya kera yaba no muri Tanakh. Ndetse tukabona n'abandi bahanuzi nka ba Eliya ndetse na ba Yeremiya bagiye bandika ibitabo by'ubuhanuzi, ari byo byitwa Nevim mu gitabo cya Tanakh. Ndetse tukabona n'abagiye bandika ibitabo by'ubwenge n'ubuhanga nk'aba Salomo bagiye bandika ibitabo, imigani, za Zaburi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Twagera kuri Bibiliya nayo dusanga idatandukanye cyane na Tanakh, kuko twarabibonye ko ibitabo biri mu isezerano rya kera rya Bibiliya ni nabyo bitabo dusanga muri Tanakh, igitabo gikoreshwa n'Abayahudi. Ni ukuvuga ngo naho dusanga ko byanditswe n'aba banditsi n'ubundi banditse Tanakh, ariko noneho hakiyongeraho isezerano rishya ryagiye ryandikwa guhera muri za 50 nyuma y'uko Yesu Kristo yapfuye ndetse akanazuka nk'uko imyemerere ya Gikristo ibivuga.
Ni ukuvuga ngo rero guhera muri 50 inzandiko zagiye zandikwa kugeza ubwo umwanditsi wa nyuma Yohana nawe yanditse urwandiko. Iryo rikaba itandukaniro rya kane ry'abanditsi bagiye bandika ibitabo. Twabonye ko Quran yanditswe n'umwanditsi umwe ariwe Muhammad. Tubona ko iyo tugeze kuri Tanakh yagiye yandikwa na Mose, yandikwa n'abahanuzi ndetse yandikwa n'abasizi bagiye bandika ibitabo by'ubwenge. Twagera kuri Bibiliya dusanga ko nayo yanditswe na Mose, ibitabo bya mbere bibanza, yandikwa n'abahanuzi ndetse yandikwa n'abasizi bagiye bandika ibitabo by'ubwenge, imigani, za Zaburi n'ibindi. Ndetse ariko kuri Bibiliya hakiyongeraho ikintu cyitwa isezerano. Niho tubona noneho intumwa za Yesu Kristo zaragiye zandika ibyo zamubonanye, ubuzima bwe, ibitangaza yagiye akora. Hakiyongeraho n'izindi nzandiko zagiye zandikirwa amatorero bababwira uburyo ki bakwiye kwitwara nk'abakristo. Itandukaniro rya gatanu ritandukanya ibi bitabo ari byo Tanakh, Bibiliya ndetse na Quran. Iri ni ryo tandukaniro, niho ruzingiye. Niryo rituma umwisilamu avuga ati ibintu bya Kristo ubindinde, umukristo avuga ati ibintu bya Tanakh oya, n'umuntu w'umuyahudi ukoresha igitabo cya Tanakh avuga ati oya ibindi mwe mubindeke. Sibyo? Reka nta gutinda tubirebere hamwe duhereye kuri Tanakh. Nuwo ngo Tanakh twabonye ko ibitabo biri muri Tanakh nibyo bitabo biri muri Bibiliya isezerano rya kera. Abyumvise? Ibitabo biri muri Tanakh nibyo bitabo biri muri Bibiliya isezerano rya kera. Ariko noneho bo aho bitandukanira nuko Mesiya uhanurwa mu isezerano rya kera cyangwa se muri Tanakh, iyo barebye babona atari we Yesu Kristo waje. Niyo mpamvu bavuga ati oya twebwe tuzategereza Mesiya. Nuwo na bugingo n'ubu igihe urebeye iyi video na n'ubu ntago muri Isiraheli bemera ko Yesu Kristo ari we Mesiya wahanuwe. Bitewe n'iki tuzagenda tubigarukaho mu zindi video, ariko muri make iyo urebye uburyo Yesu Kristo yahanuwe mu isezerano rya kera cyangwa se Mesiya yahanuwe mu isezerano rya kera, uburyo azaza ari Imana ikomeye, uburyo azaza ari umujyanama, uburyo azaza ari umwami, ndetse n'Abisiraheli ubwabo bafite amasezerano y'uko uwo muntu azaza akazamura igihugu cya Isiraheli akakigira igihugu gikomeye, akabavana mu bundi butware bw'ibindi bihugu ibyo ari byo byose. Bagiye kubona babona Yesu Kristo bari biteze ko wenda yaba ari we Mesiya, rugikubita rwose naho kuvukira ise haba ikibazo, atangiye kuvukira mu biraro. Baravuga ati oya uyu ntago ari we rwose yadutegereje. Bazi ko azajya ari kumwe n'abami, bazajya bari kumwe na ba Pilato n'abandi aho mu myanya yo hejuru. Babona ni wa muntu wirirwa yoza ngo abantu ibirenge, ni wa muntu wirirwa ngo n'indaya bari bagiye gutera amabuye, ni wa muntu barabase uyu muntu hadaciyemo kabiri wumvaga arapfuye. Ku munsi wa gatatu ngo azazuka, ariko bose wa muntu ukomeye arapfuye, bigenze bite? Rero na bugingo n'ubu igihe wenda iyi video yafatirwaga situbizi, wenda ushobora kuzayireba mu kindi gihe wenda baremeye, ariko igihe video yafatirwaga ntago muri Isiraheli cyangwa se Abayahudi bakoresha igitabo cya Tanakh ntago bemera ko Yesu Kristo ari we Mesiya wahanuwe. Iryo rikaba itandukaniro ritandukanye abantu bakoresha Tanakh n'abantu bakoresha ibindi bitabo. Twagera kuri Quran, ahangaha niho ruzingiye. Icyambere, Quran yemera ko umuntu azakizwa n'imirimo ye. Bemera ko bitewe n'ibyo wakoze uri mu isi, warakoze neza uzajya mu ijuru, nukora nabi uzajya ikuzimu cyangwa se aho bita Jihana. Urumva ni mu Cyarabu, ariko n'ubundi ugenekereje no mu Kinyarwanda ni hafi aho n'igihe n'ubundi. Hanyuma rero icyo ni kimwe mu myizerere y'abantu bakoresha Quran. Icya kabiri, Yesu Kristo cyangwa se Isa muri Quran ubonamo ko ahavuga Yesu Kristo bo bamwita Isa. Bo bemera ko Mesiya wahanuwe mu bitabo bya kera ari we Yesu Kristo waje. Baravuga ati oya mwebwe Abisiraheli nubwo mutabyemera, twebwe turebye Bibiliya tubona ko uriya Mesiya wahanuwe ari we Yesu Kristo waje. Ibyo byo barabyemera, ariko aho bitandukanye ntabwo bemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, kubera ko bemera ko Imana ntibyarwa
icya kabiri Imana ntibyara. Ubwo rero kuza uvuga ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana, it doesn't make any sense, ntabwo byumvikana. Icya kabiri, ntabwo bemera ko Yesu Kristo yapfiriye ibyaha by'abantu, ahubwo bavuga ko bigeze no ku musaraba hari uburyo ngo Imana yaba yaramucikishije bakabamba undi muntu utari we. Ngo rero ibintu byo kuvuga ngo yaraje ngo araducungura ngo apfira ibyaha byacu, ntabwo babyemera. Icyo akora Abisilamu cyangwa se abakoresha iki gitabo cya Quran bemera ko uwo Mesiya ari umuhanuzi ukomeye, ari intumwa ikomeye, ndetse kandi ko ku mperuka hari intambara izaba bizakenera ko izasozwa n'uwo Isa cyangwa se uwo Yesu Kristo. Urumva ko ari itandukaniro rikomeye n'ibyo Tanaka yizera cyangwa se yemera. Byagera kuri Bibiliya ho noneho urumva ko hahita hatandukana n'ibindi byose. Uretse kuba muri Bibiliya Yesu Kristo yaba umuhanuzi ukomeye, yaba umuntu ukomeye, yaba iki n'iki, bo bavuga ko ni umwana w'Imana. Icyo ni icya mbere. Nkaho ibyo bidahagije, uretse no kuba umwana w'Imana, nawe ubwe ni Imana. Urugero, wahita ujya muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, wahita bavuga ati uwo jambo yahoranye n'Imana, uwo jambo yari Imana. Urumva ko bihita bitandukana n'ibyo Tanaka yemera, bitandukana n'ibyo Quran yemera. Urumva ko imyizerere aho ngaho ihita itandukana. Kuvuga ngo icya mbere, imyizerere ya Gikristo bemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, bakamwizera nanone ko yari umuntu ariko ari n'Imana. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, bizera ko yaje gupfira ibyaha byacu, yaraducunguye apfira ku musaraba, arazuka ku munsi wa gatatu. Icyo ni ikindi kidasanzwe kandi. Ikindi kandi, nk'uko wenda Islam ivuga ati bitewe n'imirimo myiza wakoze cyangwa se mibi uzamenya aho ujya mu ijuru cyangwa ikuzimu, bo bemera ko umuntu azagira aho ajya bitewe no kwizera uwo Yesu Kristo. Uwamwizeye azasohoka ajya mu ijuru, utaramwizeye ugazahita amenya aho agomba kujya. Urumva ko ni ikinyuranyo gikomeye. Bivuze ngo abakristo babaye bari mu kuri, abandi baba bari mu byago. Urumva ko rero ni imyizerere itandukanye. Aho ngaho twari turi kureba itandukaniro ry'abantu bakoresha Tanaka, itandukaniro rya Bibiliya ndetse n'itandukaniro muri Quran. Ubutaha noneho tuzarebera hamwe. Mu Kinyarwanda bo baravuga ngo ababuranyi ari babiri ngo umwe aba yigiza nkana. Noneho aba ngabo ntabwo ari babiri, ni batatu. Noneho tuzarebera hamwe ababuranyi ari batatu. Wenda ntabwo tuzavuga ngo uwigiza nkana ninde cyangwa tuvuge ngo yarabeshya cyangwa uyavugisha ukuri. Twe tuzarebera hamwe, ese mbaye naravukiye nk'ahantu hatavuga Imana, ni iki cyambwira ko ibi ngibi ngiye kwizera ari byo by'ukuri? Ni iki cyambwira ko iki gitabo ngiye gushakiramo ukuri ari cyo cy'ukuri? Niba warakoze subscribe ntabwo uzacikwa. Niba utarayikora yikore nonaha, twandikire muri comment ni iki utekereza, ni ikihe kibazo wumva twazaganiraho, hanyuma tubonane mu yindi video.